byiza bakurikira ubukungu talks akenshi iyo barimo barabasobanurira icyerekeranye ni article ya gatanu cyangwa se itegeko rya gatanu niko twabigereranya rigize akanama ka NATO, abenshi bakunda kwita bumva ari ikintu gihambaye. Teori yaryo iroroshye kurusha pratique, cyane cyane hano hari n'ibindi bintu nanone abantu bakomeje kugenda bibaza, cyane cyane urugero hari icyo twita cyber attack cyangwa se igitero nkoranabuhanga. Ibi bintu byakomeje kwibazwaho cyane cyane niryo turufu cyane abarusiya bakunda gukoresha bypassinga cyangwa se intuza NATO yuko idakaze nk'uko babitekereza, cyane cyane biheruka kuba mu kwezi kwa gatandatu n'ibyabaye kuri Lithuania ku tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Lithuania nyuma yo gufata umwanzuro w'uko igiye guhana Uburusiya nk'igihugu kigize ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi, cyari cyashyize mu bikorwa cyangwa se icyo bise ban cyangwa se kubuza ibikoresho byo biva mu Burusiya bijya mu gihugu cyangwa se mu gace ka Kaliningrad. Kaliningrad ni agace k'Uburusiya ariko ntago kari mu Burusiya, ubushize twarabisobanuye, kari imbere ya Lithuania. Ahangaha bahise ntuza tubibutsa yuko Uburusiya bwavuze ko bashobora kwatakwa cyangwa se ingaruka zishobora kubabaho zitari buborohere. Nibyo byabayeho rero kubera ko ku tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2022, nubwo bitazwi neza niba ari Uburusiya bwabitegetse, ariko ikizwe nuko abahakazi babikoze bava mu Burusiya. Barahakinze rero, bahakinga ibibuga by'indege byo muri Lithuania, hanyuma banataka urabona systeme zo mu muhanda, ukabona amaferuje ntagikora cyangwa se ibintu byose babyatatse, ushobora kubyibaza. Ibintu byahagaritse ubuzima bw'abanya Lithuania h'igihe gitoya, babaha message yuko babishobora. Ibi ngibi byari byabaye nyine nk'uko twababwiye bitewe n'imyanzuro bari bafashe, kubera yuko ibicuruzwa biva mu Burusiya bigaca muri Belarus bigakomeza muri Lithuania, ushize twarabisobanuye, hanyuma bikahita byinjira muri Kaliningrad. Kaliningrad ni igice cy'Uburusiya. Ako kanya nubwo Uburusiya nyine bwari bwagerageje kuvugana n'ibihugu by'Uburayi ngo kugira ngo babone ibisubizo, ibyo turabizi ni ibiganiro biba biri board cyangwa se biba bigoranye kumenya n'ibiri buvemo. Tutitaye biri buvemo, reka tuhite tujya mu ngingo neza ko igihugu nka Lithuania cyatatswe n'ibitero nk'ibi ngibi kubera iki article ya gatanu tutayumvije, cyangwa se ngo twumve noneho NATO yagiye kwataka Uburusiya. Ibintu cyane cyane reka tubibutse yuko NATO igendera ku kintu cyiswe North Atlantic Treaty, ni nka dokima twakita irimo ayo mategeko. Iyo dokima yakozwe nyuma yuko intambara y'isi ya kabiri irangiye mu 1949, nibwo yanditswe. Turabyumva bayanditse mu mutwe yabo, ibyo bari bazi byerekeranye no kwataka ni amabombe, ni za nucleaire, ni ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nta numwe wari uri kuvuga uti hazaza buriya hazaza computer. Kubera iki? Tunibutse yuko article ya gatanu yabayeho yakoreshejwe inshuro imwe gusa, cyangwa se imaje gukoreshwa inshuro imwe gusa muri 2001 mu kwezi kwa 9. Ahangaha nicyo kintu twakwibutsa. So ahangaha ijambo niyo ugiye kureba mu Cyongereza abenshi bakubwira baba bakoresheje ni armed attack. Niyo mpamvu bisobanuye yuko iyo watatse igihugu kimwe n'abandi babikoresha. I armed attack niyo turi bwibandeho cyane kwako nkuko twabibabwiye, abayikoresheje ntago bigeze batekereza ko iyo computer bari bafite icyo gihe kizagera iyo computer uyu munsi dukoresha wenda bandikirana amabaruwa y'urukundo cyangwa se amabaruwa ku kazi, ishobora gukoreshwa nayo yataka ikindi gice cy'igihugu cyangwa se bakaba bashyira igihugu hasi. Ikibazo ushobora kwibaza uti se cyber attack njyewe uri kubivuga none niba narabibonye NATO ntayo byanze bikunze hori bizi, tukikwibaza uti ese muri era tugezemo cyber attack nayo bayigize armed attack cyangwa se ibaye part ya armed attack, bisobanuye iki? Katugarure rero Lithuania ku kibazo cyangwa se kuri chessboard yacu. Ahangaha NATO irimira yabitekerejeho cyane cyane yuko nk'ubu ngubu attack yakoze kuri cyangwa se armed attack igiye ku gihugu, abantu bamwe barapfa, ibikorwa remezo bikamanuka, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'uko muri kubibona biri kuba muri Ukraine. Ariko cyber attack ibayeho, yego harabarahomba kwa ibikorwa by'ubucuruzi ntago biba biri gukora, bagahomba no mu buryo bw'amafaranga, ariko nta muntu numwe wapfuye. Ariko reka tukibaze nanone, iyi cyber attack nanone ishobora kuba cyane cyane ibitaro bikoresha ama online, gutyo ngo kumva bakoresha ama online, ibitaro, amascanner, ibintu nk'ibyo ngibyo byose bikukenera connection kugira bikora uko bikora, kwa ko bafite ama software bigenga. Ibaze bigiye hasi, hari umuntu wari urembye uri mu bitaro, abantu bose bakitaba Imana,
abantu ntibapfa, birumvikana. Cyangwa se urugero nk'abantu baba hanze, murabizi mu gihe cy'ubukonje abantu bose baba bacanye za nuza zino tuzita gute, sinzi ukuntu twabita mu kinyarwanda, ariko abashinwa babyita kongtiao cyangwa se abandi bakabyita air conditioner ishyushya. Icyo gihe biba bisohora ubushyuhe. Ibaze batatse systeme, noneho umuriro wose ukava mu gihugu, abantu bagakonja mpaka bapfuye. Nanone abantu ni scenario nanone abantu bagomba kwitabamo Imana. Article ya 5 rero ntabwo yategereje, nayo isanzwe bizi, kubera yuko ibereyeho kugira ngo irinde yuko hakicwa abaturage bagize ibihugu biyigize. Rero niba ya cyber attack yisha abantu, ubwo bijya mu rugero rwa bya bindi twavuze rwa armed attack. Ariko kubera ko ibiri gukorwa byose bitari kwica abantu, ubwo nabwo bagomba kubitekerezaho ku buryo bagomba kubyirinda. Nayo mpamvu muri 2002 i Prague icyo gihe bagerageje kubivugaho, ariko Bush icyo gihe yaraje arabaganza avuga yuko bagomba kureba ikibazo cya Saddam Hussein. Ibyo ntabwo ari byo tugiye kujyamo, babikubita on pending cyangwa se barabisubika. Muri 2014 kuri summit ya NATO yabereye Wales, ahangaha bongeye kugarura nanone ikibazo cya cyber attack, bavuga yuko mu bihe bigezweho byumvikana yuko ibihugu bigiye kuzajya byatakana bikoresheje cyber attack, arizo attack zigezweho. Bavuga yuko noneho babishyize mu kintu kigomba kwigwaho na task ya NATO igomba kugerageza uburyo irindana umutekano wayo mu buryo bwa gisirikare. Ahangaha nanone ikibazo twibaza uti ese cyber attack ishobora gukurura ya article ya 5 nkuko twabivuze. Ahangaha ikintu kuri article bongeyemo ya 5 bavuze yuko icyemezo cy'uko cyber attack ishobora gukurura iyi article bigomba kuba bibanza guca muri council ya NATO cyangwa national treaty na council icemo, babanze barebe case by case, barangiza bemeze neza niba bagomba gukora retaliation cyangwa se bagomba gusubira bajya kwataka ikindi gihugu. Ahangaha byavuye cyane cyane ko mu brigadier general umwe yigeze gutanga urugero rwa cyber attack yigeze kuba muri 2007. Icyo gihe yerekanye uburyo iyo case yari bube ijemo, hanyuma bakareba buri n'ibihugu neza babonaga igihugu, ariko barebye umuntu babona yego yari ari part ya army ya youth army y'Abarusiya, ariko ntago byamenyekanye neza niba koko ari Abarusiya bari bamutumye. Aha rero niyo mpamvu iyi case by case twumvishe muri ntuza bakoresha bavuga mu cyongereza, ubundi bongeyemo ijambo bivuga ngo a decision to when a cyber attack would lead to the invocation of Article 5 will be taken of NATO on NATO Council on case by case basis. Ibingibi bisobanuye yuko rero bihita bituma no kubera iki NATO itahise ivuga ngo ibintu bahite bataka. Kubera iki yavuze gutyo? Ibintu biba bikomeye kubera yuko alliance zose nka NATO zose zigomba kuba ziri munsi y'amategeko mpuzamahanga. Aya mategeko mpuzamahanga rero niyo aza akakwereka yuko amategeko burya ni meza igihe cyose hari uruhande rwabashe kuyashyira mu bikorwa. Igihe cyose atajya mu bikorwa nta kintu bimaze, kubera yuko burya ikituma amategeko mpuzamahanga akomera cyangwa izi systeme mpuzamahanga nuko buri gihe ahora hari inkiko twita ngo third party cyangwa se ziri ahantu ku ruhande zidafite aho zibogamiye, zishobora kuba zafata umuntu wari warenganye zikamurenganura. Rero ahangaha amategeko mpuzamahanga ahita atuma aba different, kuko buretse ko nayo rimwe na rimwe umuntu ashobora kuyibaza, ibaze nko kumva nk'uko nguko Putin yatewe noza Ukraine, abantu bose bari kubona ari ikibazo, ariko se wari wibaza niba oni ishobora guterura abasirikare bayo ngo igiye gufata Putin ngo iramuteye, abasirikare baramutse banabitekereje ngo bagiyeyo, ibyiza byaba wenda n'ugupfa kare, kubera yuko ahisemo yuko agiye kubatortira nko muri byabi ice byo muri Siberia. Ntago byaba ari inkuru nziza. Sinahamya neza nuko hari n'igihugu gishobora kwemera yuko abayobozi abantu bacu bajya hariya. Ibi rero bihita bituma n'abandi biyobozi b'ibindi bihugu nabo ntago bafite amategeko, cyangwa se ni nayo mpamvu ubona nta muntu n'umwe uba witeye kuri amategeko mpuzamahanga, kubera ko nta tegeko rivuga yuko bagomba kuyakurikiza izo agreement. Nta muntu hariho ikintu kiri aho ngaho polisi cyangwa se hari umuntu ushobora kuza ngo abimuhore kubera ko atabikurikiye. Ibyo rero na article ya 5 irabizi neza, kubera yuko iyo habatatse ntago habaho ikintu cyita kivuga ngo okay twite twataka natwe. Wenda urugero niba byanagenze gutyo kuri cyber attack, ntago bashobora niyo bamenya bati yavuye muri iki gihugu, ntago bahita baza ngo bacyatake.
Gusa article ya gatanu murebye neza ivuga ikintu kimwe gisobanuye icyo koperative ari icyo ari cyo. Bavuga yuko n'iyo mwatatswe, buri ruhande rwatatswe rugomba gufatanywa, bagomba gufata imyanzuro yaba ikeneye n'igisirikare kugira bagufashe guhangana n'ingaruka zakubayeho, nyine basubiza kiriya gihugu cyakwatatse. Ariko reka noneho dusobanure neza iyi article ya gatanu ubundi ikora gute. Urugero, niba ari koperative, NATO ni cooperative organization. Ni ukuvuga ngo Uburusiya buramutse bwatatse igihugu kiri muri NATO, kubera ko ari koperative, iyo icyo gihugu B cyangwa se A batatse, iyo ikindi gihugu wenda nk'ikindi gihugu B cyanze kutacyemera nacyo kiri muri NATO, kikavuga kiti ntabwo twe turi bucooperating cyangwa twohereza abasirikare bacu cyangwa n'ibisasu, ibyo bishobora gufasha wenda urugero Uburusiya nabwo kuba bwahita bwataka kiriya gihugu, kubera yuko n'ibindi bihugu ntabwo byagifasha baramutse batatswe bagisiga. Bisobanuye yuko ikibazo baba bikururiye ni kinini kurusha uko bari bakoze bafashije ikindi gihugu biri muri koperative imwe ariyo yitwa NATO. Ni ukuvuga ngo niba watatse Ukraine yari iri muri NATO, nta gihugu gishobora kwanga kujyayo, kiramutse kibyanze byaba bitumye yuko Uburusiya nabwo bwabona ari nka cible butababataka, kubera yuko bya bihugu bigize NATO ntabwo byaba bifite gahunda yo kubafasha, kubera ko nabo babateranye aho bari bakeneye. Ubwo ahangaha rero niho tuhita tubonera ikintu kimwe tugomba kureba. Niba ibintu bya cyber attack bigoranira he, kubera yuko bigoye kumenya ukuntu wabishyira kuri cya gihugu rusange. Ati gute rero? Urugero, reka dufate urugero twese kugira ngo umenye origine y'igitero cyangwa se umenye uwatanze ibwiriza ry'uko bagomba kwataka igihugu, biragorana. Kubera iki? Nk'urugero, ibintu byabaye kuri Lithuania, abahakazi babatatse ni groupe yitwa Killnet. Killnet niyo yabyemeje. Muri 2022 Killnet imaze kwemeza yuko yatatse Romania, Moldova, Czech, Ubutaliyani na Norway. Ibi byose rero ukabyibaza uti wabihuza ute yuko ari Kremlin cyangwa se Uburusiya buba bwahatumye? Ibi rero bihita bituma noneho hahita haza ikindi kintu kigorana. Iyo ugiye kubihuza na Kremlin hari ikindi kintu uhita wibuka. Amategeko mpuzamahanga cyangwa se ububanyi n'amahanga busubiza inyuma mu mateka mu 1648, aho mu gace ka Westphalia, aho ngaho hari agreement yabaye witwa Peace of Westphalia. Iyo yashyizeho icyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo itegeko ry'ubudahangarwa bw'igihugu, buvuga yuko buri gihugu cyose gifite ubudahangarwa bwo kuba cyakoresha imbaraga gifite igihe hari umuntu binjiriye muri teritwari. Bisobanuye yuko niyo atake yaba yakozwe n'umuturage wo muri icyo gihugu, mubizi neza ko ari Umurusiya, ntago mushobora kugenda ngo mwatake uwo Murusiya, ahubwo mugomba kugenda mukabwira guverinoma y'Uburusiya, Uburusiya bwonyine bukaba bwafata uwo muhakazi bukamushyira hasi. Ibi rero Abarusiya baramutse batabikoze, ibyo byaba bisobanuye ko namwe nyine muhita muri retaliation mukoresheje inzira nabo bakoresheje, mukamushyira hasi, dore yuko ari nabwo buryo ibihugu byinshi bikunda gukoresha. So mu yandi magambo, abenshi mu banalist bakunda gukoresha article ya gatanu basobanura uburyo ngo ni wataka umwe wataka n'uwundi, ariko ibi byonyine akenshi nanone biragoye yuko biba bigoye gusobanura mu buryo buri pratique, kwa ko nk'ikibazo cya Lithuania mwarabyumvisha attack yarabaye, mwumva nta nubwo bigiye muri headlines, ariko ntago bisobanuye yuko Uburusiya butakoze retaliation. Aha tugerageje kubasobanura mu magambo make y'ukuntu ibintu by'imikino cyangwa se iyi game, ibi bintu byose tuba tubona, ibihugu byose biba bifite diligence cyangwa icyo twita kwitonda cyane, ku buryo badashobora gukora ikosa rishobora gutuma habaho chaos cyangwa icyo twita intambara, tugasubira mu bihe by'incura n'ibindi bishobora kuba n'iby'intambara y'isi ya gatatu. Kubera yuko ibaze nawe hari umuntu noneho uramutse afite inzika nk'igihugu akajya rogue, akaba yanakora n'ibyo n'igihugu kidashaka, umva ko kavuyo kose kaba kagiye kubaho. Niyo mpamvu cyber attack ari ikintu giteye ubwoba cyane, yewe no mu buryo bugezweho Abarusiya bakunda kugikoresha cyane cyane, dore yuko iyo batatse mu buryo butuma uhomba, ariko cyangwa systeme zazigahomba, ariko abantu ntibitaba Imana. Ariko ibaze babikoze noneho n'abantu bo mu bitaro nabo bakitaba Imana, niho hano ibintu bikomera. Murakoze cyane kuba mukurikirana iki kiganiro. Nibura mugerageje kugira ibyo musobanurikirwa, ufite ikindi kibazo wenda twazongera tukabikoraho. Nagira ngo mbahe ukuri kuri bimwe muba mutamenye kuri cyitwa article ya gatanu igize ibihugu bigize NATO. Ciao, shalom, nahuta.